nizere ko mumeze neza aho muri hose abari mu Rwanda no hanze yarwo nizere ko ari fresh uyu munsi natembereye aka gace n'ubwa mbere nayo nkagezemo nakubeshye Crane urangendesheje uyu for today urangurira hano ni hehe ari mu Busanza mu Busanza Musanza hafi ya polisi abantu bo mu Busanza ndabasuhuje hafi ya polisi dore ko ndi bakore ibizamini ni hari dore nangaye ngo komanda ndamusuhuje bimeze bite bimeze neza aha ni hano niho ukorera akazi kawe ariko bahita gute kwiseta hano kuri chantier kuri chantier site kubera ku bintu by'intuza n'ikindi nzi ko ibintu byose ari iseta ni kuri chantier nagusuye uyu munsi amaze igihe nshaka kuzasura company yawe kubera ko umaze igihe posting ibintu by'uko ukora ama block ciment ukora ama pave yes n'ibindi nk'ibyo bikorwa muri sima ndavuga rimwe ndashaka kuza gusura uyu mukazi uyu munsi rero finally kabaye iminsi myinshi so aha niho usanzwe ukorera cyangwa niho wabonye niho ukora mu gihe iminsi aha ngaha ubu niho hari akazi ngenge hari akazi nkorera ahantu hari akazi nta hantu ugira uvuga ngo ndahagira ariko muri iyi minsi kubera n'iki no korohereza abakiriya n'iki urumva igihe umuntu akubwira ati ngende ndashaka kuza kubumbira ahantu ngende gukorera ugapakira imashini ukazizana ukabumbira kuri site aho kugira ahantu ubumbira naho harahari zirahari harahari ahubwo n'ukanga nyine biba byaye kuza gukorera hanze bayida nabonye bari kuzamura etage ni nyinshi byo ni kugira ngo zane blocks mazizamure no etage banzamugani urumva abakuyemo transport abakozi yego urumva gupakiza amatransport abizana rimwe n'imwe hakazi zangiritse zikagera zangiritse ikiza no gukorera hano ikiza no kuzana imashini ukabumbira aho igikorwa kiri kubera nyirizina technically ngiye ubwo mvuyemo ku byo nibiri technique so reka nisubirira inyuma ahubwo Crane ya Madederi Crane ya wagiye muri by the way tunagaruke kuri company yitwa Crane Solution Group bituruka kuri Crane ya n'ubundi Crane ya rero tuzi muri filime wagiye mu byo kubumba ubihuje ute byaturutse igitekerezo cyo kujya mu uyu mwuga cyaturutse Crane hari igitekerezo cyavuye rero njyewe niga muri secondaire nyine nkunda kubivuga bari kubisubiramo ko bivuga kenshi hano ubwa mbere ngiye kubivuga niga muri secondaire hari ahantu nakoze muri company yitwa Centra yakoraga hari Kabuga hari ahantu hari hotel yitwa gutyo nyine n'ubundi yitwa Centra company yitwaga Artsec hanyuma nibo bubatse birabita wiga muri secondaire nibo bubatse iriya hotel y'Ikabuga iriya hotel y'Ikabuga abantu benshi barahazi bagiye bahakarabira hari akubabisha abantu bavuye Rusororo bahita bahaca yego rero itangira kubaka nakozemo igihe cy'imyaka 3 kandi wariga yego nigaga nakoraga muri vacances twagiye gusaba akazi ari muri vacances barakaduha twajya ku ishuri bakatugasigaho abantu badusigariraho twazagaruka babantu bakaba bagiye mukongera mugakorera twazanaga abantu bacu ushaka gusanga mwarumvikanaga twarumvikanaga kwamuga ati rero ngenge kwa nkurangiye akazi ariko muri vacances ariko nanjye muri vacances zareka nkoresha amafaranga kugira ngo nivane n'ibikoresho biboneke neza kugira reko yabone yakuyagwize wayashatse oya nta yakuyagwize nta wigaga mu wakanga icyo gihe ubwo nigaga mu wakane nari ndi icyo gihe twari turi muri grande vacances zo mu wakane yego mu wakane secondaire rero ndahakora mpakora igihe kinini urumva kiriya kigo ni kinini cyane sinzi niba uhazi hanyuma hakorerwagamo ibikorwa bitandukanye hari harimo abantu bakora nk'ibi ngibi ama block ciment n'amapave harimo abakora abaferraille bino by'umuri kubibona bihagaze kugira ngo bameneda n'izo nkingi ziboneke harimo abasharpentier harimo ibintu byinshi cyane bitandukanye yego ibyo byose rero nagerageje kugenda negera abantu babikora umva nakoraga muri office ariko ntago nagumagamo cyane nashakaga ubumenyi bundi bwo hanze bw'abo bantu bari gukora utwo tuntu nkasohoka nkagenda hari ibintu bari gukora none nkashaka mpita mbona ibi ngibi bari kubikora ndabikunda cyane mbona biroroshye ntago bisaba ubwenge bwinshi nta mibare myinshi cyane irimo ni ingorofani zinge z'umucanga n'imifuka n'iki n'imashini gukanda amabuto n'iki ndavuga ibi bintu akako nanjye nagakora aka business nanjye nagakora ariko nkitangira gushaka kubikora hari urumva nararebye icyo gihe ntago nari mfite ubushobozi bwo kugura imashini ako kanya yego hari utundi tuntu rero hari rya rutangira kubikora ahubwo ngira icyo gitekerezo kuko gutangira kubikora byo byaje ni indaferi ugira igitekerezo cyo kubikora hari muri 2015 ni nabwo watekereje iyi company yego oya nayitekereje nyikoramo muri icyo kigo noneho ndangije ntekereza kubikora mbona ntabwo mfite amafaranga yo kugura imashini ndavuga
hari utundi duforme tundi two hasi tundi twa kinyarwanda kudufomu ushyiramo ushyiramo ugakubita n'igiti n'imbaraga ubundi ukegura hakavamo nabwo bloke nziza imeze neza. Ntekereza kutugura ntabwo twahendaga ariko mbona nyine n'iki mbona ntabwo byaba bigezweho, mbona ntabwo byaba bitwika, kuba bigezweho byakoreshwa ko havamo ikintu havamo blokes imeze neza ariko ntiwa producinga nyinshi, mbona byaba bigoye cyane. Ibyo nyine mera nkaho ntinzemo. Nyuma yaho rero niho naje muri 2022 tuva niho natangiye kampani yanjye. Yego, ndayitangira nyine nyuma y'imyaka 7 wibaza icyo gukora nyine ku cyo gukora nari ifite nyizi ariko utarabona igisho wibaza ndakoresha ndabikora gute wenda n'ubwo bushobozi butarabona urabona umuntu yari gushakisha hari ibintu bukiri gucamo ni ikintu imashini ira mashini guhita ubona amafaranga yo kuyigura pe nyine nagare 2022 watangiranye imashini icyo gihe? Oya, ntabwo natangiranye imashini. Wari wize uwuhe mutwe? Nanjye rero umutwe nize. Yego, naravuze ngo ibi bintu ndabikunda. Ikindi mfite connection, mfite abantu benshi tuziranye baba mu bintu by'ubwubatsi. Yego, ikindi nanone mfite abantu bazi gukoresha ino mashini. Yego, navuze ati ngiye gushaka akazi. Mbwira abantu ko mfite fata umuntu watsindiye isoko ry'ishansiye umubwire ko wakora blocks. Yego, none nabona akazi, nabona nk'umuntu umuturage ugiye kuzamura inzu ye akambwira ati hari se ukora bya bintu bayihenda bikora. Okay, uzaza umbumbira ati nyine nkashaka umuntu nishyura nk'iminsi 6 imashini ukayikodesha nkayizana nkakora. nkabumba ya minsi yashiramo akagisha amafaranga yanjye, imashini y'abandi nkayisubiza. Gutyo nkora gutyo nkodesha imashini hanze kugeza igihe, kandi hano hanze hari n'abandi bantu bakora gutyo muri buryo. Yego, hanyuma nanjye hari abantu bajya bagukodesha bambwira ngo wamba bari ukankodesha bagasanga yenda rimwe na rimwe sibye nk'ubu ngubu ubu byagorana. Yego, hanyuma bigeze igihe biba ngombwa ko nyine uko nguko uri gukora ugenda ukora utuntu nyine urumva ufite uvuga uti nubwo ndi gukodesha imashini ariko ndashaka iyanjye. Yego, ubwo rero nkakora mvuga ndashaka imashini ayo ubonye ukayegeranya n'ayo muri film ukayegeranya n'aya hehe ukayegeranya. Yego, biza kugeza igihe ngura imashini nyine. Imashini ya mbere ndayigura. Wayiguze ryari? Imashini nta gihe kinini cyaciyemo, muri 2022 hafi aho. Nago haciye wari wayagwije hari nk'agasoko watsindiye karayinje. Nabonye akazi nkabona amafaranga negeranya n'aya filime n'ayiki byose n'itundi turakatwa kwamamaza umuntu yagiye abona ndayegeranya. Mashini mwigura ngahe ko numva ari ukwegeranya? Irahenze. Oya, ntago ndi buvuge igiciro ariko irahenze. Tubwire nka range. Iri hejuru ya miliyoni 7-8 gutyo. Muri miliyoni. Okay, dive arya kuri konti urazifite? Hafi 10. Ubwo niba utazifite iriya mashini ntabwo ibiri yonyine emi. Muraho ni meza. Iriya mashini ntabwo ibiri yonyine, ifite palete turiya tubaho banikaho. Yego, kari agapiyesi kamwe. Yego, emi mu gakinjiro kugakoresha ni ibihumbi, ni inote y'ibihumbi 6-5 gutyo kamwe. Iyo wagize imana ukabona umuntu ukugabanyiriza ni ibihumbi 5. Yego, hanyuma hari igihe usanga ukeneye piyesi 500, 600, 700. Okay, ku mashini imwe 500 kuri gukuba 5. Gukuba 5,000. Ubwo ni hafi miliyoni 2 zirenga. Yego, noneho ugashyiraho n'ibiciro by'imashini n'iki byose ugahita wumva nyine ko ntago byari byoroshye. Icyo gihe imashini ya mbere urayibonye? Imashini ya mbere narayibonye. Itsoke nta kibazo, bareke bizihirwe baba bishimye, nta kibazo. Imashini ya mbere urayibonye? Imashini ya mbere narayibonye. Yego, ndakora ntangiye akora noneho ibiraka rumva noneho ndi gukora binyoroheye, ntago ndi gukodesha amafaranga ndi kuyabona nkayabona yose. Yego, hanyuma rero ndavuga noneho nanjye kujya mbona ibiraka rimwe na rimwe nabona ikiraka hamwe ahandi bakanashaka. Yego, ufite nk'ikiraka hano akajya n'andi bagushaka bakanshaka nyine bikanshanga nkavuga ariko n'ubundi nkajya gukodesha ahandi ukemera. Yego, urumva. Hanyuma rero ndakora iyi ngiyi irakora ikajya ibona akazi ngiyo hepfo iyi ngiyi ishaje ikajya ibona akazi kari agakecuru kawe. Okay, ikajya ibona akazi ndakora. ngeze igihe mbona yuko nkeneye n'indi ya kabiri, kuko ahangaha hari ahantu impamvu tuno tumashini ukunda ngiye kugura tuno ni monofazi. ntago turya umuriro mwinshi, nta limite. hari ahantu hose uragatwara, ntago gasaba umuriro mwinshi kuvuga ngo bashyireho trifaze cyangwa. Oya, karoroshye kakugatwara biroroshye, gakora bloke nziza imeze neza, mbese ibintu byose kameze neza. Hanyuma rero kamaze gukora kagenda gakora, ndavuga ko nzajya nyasevinga, ndibabaza ndirya, ndavuga ati amafaranga
nzagura ngomba gukuramo indi mashini ku buryo akazi kanjye noneho bizaba byoroshye tazongera gusubira gukodesha n'ubundi ubwo niba ngara ahantu bakeneye imashini ebyiri cyangwa eshatu bakavuga dushina imashini eshatu kuri ino site hatazajya hazamo undi muntu wenda runaka kubera ko akazi kananiye ngiye mfite ibikoresho ngo wazane indi mashini musange murayagabanya oya si no kuyagabana nta kintu byaba bitwaye ahubwo nyine usanga akazi ntabwo ndi kubasha kuderivaringa ahantu runaka afite akazi yego sibyo bavuga ukereka ngure n'akandi kamashini tube tubiri noneho ubu biroroshye tuvuge niba akazi abantu bari kubaka urabona ino nzu ukuntu imeze ikeneye amaburokisima menshi cyane so ntihabeho guhagarara ntihabeho kwica akazi ntihabeho kuba wenda bavuga ntabwo muri gukora vuba vuba noneho zibe ebyiri zikora ibintu byinshi kandi mu gihe gito hanyuma n'abantu bubaka nabo biborohere ubuguze indi ya kabiri mbanguze imashini ya kabiri wayiguze ryari iriya ntabwo iramara igihe kinini cyane imaze ntabwo iramara igihe kinini cyane bigutwaye nk'imyaka ubwo ya mbere 2022 turi 2025 2025 n'ubundi urumva ni imyaka nk'itatu ahangaha urabona aha hantu hamaze iminsi iriya yarakoze ikora iminsi hano uko bagishyuye tangiye natanga avance ku muntu w'imashini ati mumbikiye aya ziba mu Rwanda yego zirahagurika hanyuma nabona yandi nkahita njya mu gakinjiro nkabwira umuntu nkorera ikaretswe imbaho ubu mbikiye aya ngaya ubu nkorera gake gake ntarebe nkabona amafaranga nkashyira w'imashini kugeza igihe maze ahangaha uko banyishyura donc ahangaha hamfashije kugura iyi mashini nyine n'utundi tuntu tundi kongera kwegeranya n'ubundi no muri sinema ni iki ahangaha hamfashije iriya mashini yabyaye iriya wow kandi byose byabereye aha duhagaze ahangaha duhagaze bya bintu birakora ni ibintu watangiye umuntu yakwibaza usibye ko warabibonye kuri hahandi wakoraga umuntu yakwibaza niba warabyize hari ahantu wahuriye nabyo mu buryo bw'ishuri reka ese wize ibiki wamugani Meddy aho hantu imyaka 3 ntabwo ubundi ugiye kwiga muri secondaire ukiga imyaka 3 superieur ya section imyaka 3 nisuko sinize none nge nari ndi gukora pratique ugiye kuri tele ntabwo nigeze njya mu ishuri nayo mpamvu korana nabonye hano hari aba engineer uhita haringa aba engineer bakaza kubikora cyane kabisa kugeza ubu ngubu hano nko kuyishansiye hano turi ufite nk'abakozi bangahe ahangaha iriya mashini ahangaha afite abakozi bagera muri iriya mashini ikoraho abantu 7 n'iri ikoraho abantu 7 ubwo ni 14 n'undi musore hariya hari abandi bari inyuma urumva bakora ku ntuza ku mashini 7 n'abandi hari n'abandi bari inyuma hari uriya muhungu peti uriya wambaye sarubeti ya kaki we abari inyuma y'intuza w'aba engineer abari hari n'abandi hari n'undi muhungu wabonye umuzamu nayo arimo hariya yambaye akaji 18 bakashye wa musaza wabonye hano well ni fresh byatara abantu 18 ubwo nanjye ndazamo nk'akazi ubwo ndahita mba 19 nawe wa 20 na diva 21 tukabaho kubera business y'umuntu umwe ntabwo biba byoroshye byatari rwa rugendo rukoroheye wapi ntabwo byari byoroshye umuntu ashobora gutekereza ko umukobwa w'icyamamare w'umunyamujyi anko kwisanisha n'ibintu bya sima ibintu bitumuka undi ahandi ahita kubitamo akamekapu akajya kwifotoza agapostinga kuri Instagram we byari bikoroheye noneho kujya muri iyo business y'ibintu umuntu yirirwa tugasima ukankoresha iryo jambo njye byaranyoroheye kubijyamo kubera ko ni ibintu nakundaga ntabwo ari ibintu ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo ni ibintu nishakishijemo nuko mpamvu nabikoze nuko nabikundaga kandi nkabona ko hari ikintu kinini nyine byamarira mu buryo bwa mikoro hari ikintu byanyinjiriza ni fresh byatari off camera tutari twaza kuri kamera aho zumbwira ko usibye izi mashini hari n'indi ngo iri mu nzira uri muri abasevingi ibasha gukora ku munsi proxime 10,000 ni ukuvuga ngo iyo yindi ni nini kuri izi ngizi ni ukuvuga ngo ishobora gukora ntuzi ruba handi noneho uba ugeze ukabona yewe nk'isoko rinini cyane urumva abantu bakeneye ibintu byinshi hari n'abantu bagutegeka bakakubwira ati rero twebwe bitewe n'akazi kacu dukeneye imashini imeze gutya bakayigutegeka hari nk'ahantu ngiye kubona akazi hano Kinamba hejuru hafi munsi ya Vision City yego hari gushyira ishuri shyashya rinini bagiye kuguha akazi ikintu cya mbere cyatumye nabona akazi niyo mashini nabuze kuba utayifite kandi kari akazi k'igihe kirekire keza rwose batanga amafaranga hanyuma biba ngombwa ko bakenera imashini itanga proxima nyinshi cyane kabisa ubuhombye akazi gutya ariko ubu noneho nagakora ko mfite ebyiri
kandi n'indi iri mu nzira wamaze kuyishyura se cyangwa uracyasevinga duke hasigaye kuyipakurura yaraje already no hasigaye kuyipakira no kuyipakurura no kugira gute wowe wamaze kwishyura ibyawe by'aho ngaho hirya ho yose yaguzwe n'amafaranga ukuye muri aka kazi zose niho zivuye bya bintu uko bikora bya bintu ubanza ari business ikora nanjye ndaza uze nta kuntu nasezera akazi dive dusezere tujye kwikorera batabyumva bakanyirukana umuntu wese burya nta muntu wikorera oya uba ufite abandi ukorera kwa mugani urikorera ariko ufite undi ukorera byanze bikuze ntabwo ubura umuntu ukubwira ngo kora iki ja kora iki nta muntu wikorera uri umukinnyi wa filime ukaza muri izo business ubihuza uterera kubera ko ibi ngibi nabyo uko nabibonye ni ibikorwa bya buri munsi ubihuza gute kuba ndi umukinnyi wa filime nkakora n'ibindi ukora ubwo bitandukanye wasanga atari byo byonyine ukina filime z'abandi ukina muri Papa Sava n'izindi zitandukanye ugakina n'izawe nabyo bambwira ko bitwara umwanya uhagije kongeraho aka kazi rero ubihuza ute ukuntu mbihuza rero ni ibintu setinga wowe ubwawe ku giti cyawe ukareba ukavuga uti aka kazi ukavuga hano hari imashini ebyiri imwe ifite umutekinisiye indi ifite umutekinisiye ariko ugashyiraho nk'umuntu nyine ushaka kubahagararira n'uriya mwana wabonye wambaye agasarubeti ka kaki yego hanyuma nyine ukavuga ukajya ubaka nyine ukabaka raporo nawe wenda ukaza nko kuhinyuza ukareba ibitagenda neza cyangwa se ibigenda neza mbese ibintu buri nyiri kampani nyine ntabwo uba ugomba kwirirwa wicayeho ntabwo ari ibintu rero hano ahangaha ntabwo ari ibintu bisaba kuhirirwa cyangwa kuza ngo buri munsi ni ukwiporogaramu gusa ibi birikora bano bantu banjye wabonye ni abantu b'abasore bafite kuraje kabisa ayasha ni abantu bawe se nanaje mbona bakwakirana yombi bafite kuraje nyine bashaka gukora donc nawe ntago kuko babaje mu kazi ntago bajenjeka ariko byibuze bafite n'umuntu bahagarariye nyine ubasha kubakontorora hanyuma wenda nanjye nka ikibazo kivutse nka ukaba wakwenserivera ntago ari ahantu mpora buri gihe ubikagwa n'umwanya wo gukora ibindi byawe bituma noneho za filime zanjye mbasha kuzijyamo abasigaye ikora kuri telefone uri gukora hano no kuza kuhinyuza ubonye akanya no kuhanyuramo ubonye akanya ubundi filime nkazijyamo n'ibindi byanjye bindi byose nkabijyamo nta kibazo ku munsi iyi mashini ishobora kubumba amaburokisima nk'angahe ubwo imashini izi ngizi ebyiri kuvuga ebyiri zishobora kubumba hagati y'ibihumbi 3 na 5 zose ari ebyiri usibye se hano ku ishansi ubundi ubu nshatse nko kugura burokisima nayigura ngahe byaterwa twakumvikana urumvikana nta giciro fixe kiba kirahari ariko urumva nyine turumvikana n'igihe ngewe nshobora kukivuga ahangaha ugasanga hari umukiriya ntumye avuga ati barahenda ugasanga aragiye cyangwa akahita avuga ati ugasanga wenda yari afite gahunda yo kuvuga ati ndamwongereraho agahita ayatwara ubwo nanjye kukubarira y'uba ukoreye ku munsi oya amafaranga turumvikana uraza tukavuga ariko niba ishobora gukorera by the way niba ishobora gukorera burokisima hagati y'ibihumbi bingahe n'ibihumbi 3 byahita ugiye kwibara nta burokisima igura amafaranga 5 byanze bikunze nawe ubwo kuba hasigaye tuze kuganira hanyuma akenshi usanga urubyiruko rwo mu myidagaduro cyane ubwo natwe turimo twese cyangwa se n'abandi muri rusange urubyiruko rushobora kwicara rukakubwira ngo akazi karabuze rumwe mu bihangiye umurimo noneho usibye no kwihangira akazi ubu ngo mbonye ko ufite abantu bagera kuri 18 wahaye akazi bivuze iki ku mwana w'umukobwa ukiri mutoya nturi muto warakuze se wareze ukiri muto umwana uhiye ku mwana uhiye ubwo niba wanze kuba mutoya ejo bundi hari umuntu wansobanuye ko umwana uhiye ngo ari ikinyarwanda kisanzwe ngo atari terime nshyashya ngo ni umwana ugeze igihe cy'isarura hanyuma biba bivuze iki surtout ku mwana w'umukobwa cyangwa se ku mukobwa in general cyangwa se n'urubyiruko muri rusange why not ubundi kubera iki ubundi buri gihe umukobwa ikintu cya mbere rero kiba gihari nyine abantu tureke nyine yaba urubyiruko cyangwa se abantu bose muri rusange ariko urubyiruko cyangwa se umukobwa cyangwa iki ugomba kubaho nyine uri kureba ubuzima ukuntu ibintu bimeze iyo udatinye ubuzima ukuntu ibintu biba biri kugenda bihindagurika nawe waba ufite ikibazo kuko ubwawe hariho abantu nyine bashobora kwitekereza mu bundi buryo bwabo bwihariye
ariko byibuze ubwo mu guteka uvuga ati uyu munsi wenda ko byagenze gutya uyu munsi ko mfite amafaranga wenda ibihumbi 200 300 500 cyangwa se wenda nta nayo mfite ese ejo nimba ntayafite bizagenda gute ese nashira biragenda gute ndakura hayandi cyangize impamvu yo kutongera kuyakorera ese ndamutse ngize ikibazo noneho gishobora gutuma ndyama noneho n'urugero ushobora gukora nk'impanuka yego Imana yikurinde by the way Imana indinde ntago mbyifuje ariko nabyo birashoboka kuko nabo bigeraho ntago baba babisabye ariko mu gihe bibayeho ese byagenda gute ngiye rero kuva kera nyine ngiye nizerera mu gukora nyine gushakisha kuba mfite ikintu nkora kwishakisha nyine nkashaka ikintu nkora nkafite ikintu cyanye ninjiriza kuko atari gutegereza avuga ngo mama ngo papa ngo runaka banumva ibintu byose nyine ari njye yego nta wundi muntu iyo ngiye gutekereza ntago numva ko hari undi muntu hari wo gukemura ibibazo mfite yego numva kandi njye muntu njyenyine uhari hano haha wo kwikemurira ibibazo byose mfite naba ndwaye ahubwo no gukemura nkaba numva ko nakemura n'ibindi undi muntu waba nkeneye ubufasha cyangwa se na famille n'abantu bo muri famille cyangwa n'abana n'iki ukaba wanabafasha sibyo ariko nyine mba numva byose nyine bindeba niyo haza support iturutse ku ruhande mba numva nyine nago ari itegeko yabikora yabishatse cyangwa ntabishake ntago ari ibintu mbara bigufasha kudatega amaboko ku bana ntago njya nicara ntegereje ngo runaka cyangwa na runaka cyangwa ngo ahangaha cyangwa ngo ibingibi numva nyine ubuzima bwanjye gutya ni ikintu cyose nkeneye ngomba kukikorera ikintu cyose nyine ngomba guhangana kandi icyo kintu nka fighting nyine nkakigeraho rero ibyo bintu bituma wumva ko ugomba gushaka ibintu bigomba gutuma ubwo bushobozi buboneka yego ugakora niba uri umwana w'urubyiruko ugashaka ikintu ukora ibyo gukora ni byinshi birahari ibintu ni byinshi pe yego ibyo gukora birahari imirimo yarabuze ariko twirirwa tuvuga imirimo irahari aziko hari urubyiruko birenga 700 rw'abashomeri ejo bundi statistique ariko bigaragara abanga base harimo urubyiruko hano harimo umuntu warangije kaminuza Butare oya yego uri gukoresha uri gutobesha sima oya nawe ndi gutobesha ari gukorera amafaranga sorry to say nizimugiraga hano harimo abajene babona urubyiruko sibyo uyu muntu nakora ahangaha mu kanya arahembwa atahana amafaranga abeho nta muntu ari bugiye kubwira ngo amuteshe umutwe amusabe ajye guhagarara ku muhanda umuntu yavuye Butare yize ibintu bibashaka kujya muri office rega nawe akicara nk'abana itabonetse dufite abantu bagera kuri 3,000,000 badafite ibyo bakora niba ndakubaza urangije kaminuza Butare kwa ko warangije kaminuza ugiye kwicara ngo utegereje akazi ko muri office nikataboneka biragenda gute urajya ku muhanda uje gusaba urajya uhamagara telefone ejo nabonye inkuru ivuga ngo abanyarwanda barenga 3,000,000 batari ku isoko ry'umurimo batari n'abashomeri babarizwa kandi bagejeje igihe cyo gukora ni ikibazo okay nitaboneka ni ubungu akazi ko muri office nikataboneka ni wa muntu nyine uzaba ari aho ngaho wenda bamuguriye yasinze cyangwa se yagiye mu bindi bintu runaka cyangwa se yibye bamufasha baramufunga ngo yibye banke ngo yakubise umuntu ngo yagize gute araniheba no ku giti yakwiba banke buriya gusa uyu muntu yakwiheba ari mu kazi ntagabona umwanya wo gutekereza ikindi amafaranga yaraza kaza akamenya ngo nubwo ari make ariko ashobora gutangira ari make ubwo agatekereza ikindi kintu cyo kuyakoresha hanyuma ejo akaba atakiri muri aka kazi akaba ari mu kandi cyangwa se nawe urumva iyi mashini arayumva ejo akava kuri iyi mashini akaba yaguriye akayikoresha noneho nawe agatangira kugira gute ya masoko ngiye nafataga ahubwo sasa agatangira gupigana ku isoko duhurira ahantu rero bitangira gahoro fresh byatari reka turi kugana no ku musozo ibyo kubaka reka meme by the way ubuse kufite isoko rinini washaka kuguha akazi ya mbabwire baguha akazi cyangwa uri busy oya akazi ndacyagafata mfite imashini nakubwiye ngo ugiye kuzana ibihumbi 10 none kandi ibihumbi 10 ku munsi ikindi nubwo muri kubona zino mashini zirahanga ntago ari zo gusa oya ufite n'izindi ziri he urumva ni ukuvuga ngo batavuga ngo ukodesha oya ntago zirakodesha batavuga ngo buriya ngo ziriya mashini ziri mu kazi ngo urari busy ntago ndi busy akazi kose ndagakora mu kazi ngenze ngubumbire kandi neza harya ubumba Proxima amapave bordure yewe ni byinshi cyane upfa kuba ushaka kubumbisha gutsindagira mfite imashini itsindagira okay nuvuga ngo urabona iyo ugiye gusasa amapave hari ntuze babanza gutsindagira yego kubanza gutsindagira ahantu ufite imashini itsindagira iyo ntayo ufite urayikodesha uza aho bayikodesha oya ndayifite warayiguze yego okay sawa ndayifite ahubwo niba bagiye kubibabwira none se muzo waguze yego amafaranga arayabonye
kandi henda kuba iyo ndayizi ntabwo ari kimwe kinini cyane ni ya indi y'akamodoka waguze kamwe gatoya ariko nayo iratsindagira ariko nayo abantu benshi bakunda gukoresha kuko iroroshye nayo warayiguriye urumva utameze hari akamashini gatsindagira rero baguha akazi rero ubatsindagirire ubakorere Proxima mbakorere Proxima ukumva ibintu bigende ukorera amafaranga mbeho n'abantu babona akazi muri bibona namwe hano hari abantu bari gukora n'ukuri muduha akazi pe babaha akazi sibyo Emi kandi kubaka ni byiza ubundi Emi kubaka ni business nzi ibintu by'ubwubatsi ni byiza ko kubaka tuzahora twubaka zarangira ikindi ibyiza byo kubakisha Proxima reka mbibabwire icyambere abantu babyumve ikiza cyabyo icyambere Proxima ni itafari ryiza ridasaza cyangwa uryangirike vuba icya kabiri ukoresha amatafari make kuko n'ibinini ukoresha amatafari makeya bikagufasha kugira ngo ukoreshe n'amafaranga make mu kazi kawe n'abakozi bake yego kuko ni igitafari kinini icya gatatu irinda amajwi yaba asohoka cyangwa yinjira warakoze nk'akabari agabanya ntabwo bagutegeka sound proof kuko n'ubundi uyifite agabanya urusaku rw'amajwi icya gatatu komeza urusaku rw'amajwi iki mu nzu yego yaba mu nzu yaba ruturuka hanze cyangwa mu nzu uruturuka hanze cyangwa mu nzu ikindi kuko aba afite ibikuta birambuye bimeze neza biroroha kugira ngo usige irangi ibyo ni abafundi babikubwiye ariko oya nibyo warabyiboneye yego mu buryo bwo gusiga irangi biroroha birakoroheza ntabwo bigora igikuta kiba kiringaniye sawa ikindi ibyo ni byiza byo kubishisha Proxima icya gatatu twahita kukagira ngo uburyo bw'uburemere bwayo kwiyubakisha ntabwo iremereye ku buryo ibe yaremerera inzu uvuga ngo ushobora kuyubakisha inzu igeretse kenshi yego ntihagire ikibazo ikindi irinda ikibazo cyo kugira ngo ubushyuhe kuvuga ngo ubushyuhe bwinjira busohoka itinda kwinjiza ubushyuhe ikanatinda gusohora nyine ntago ugumana agashyuhe ko mu nzu nyine yego ni ukuvuga ngo biba bimeze neza n'abafundi babikubwiye nibyo nyine nibyo rega nasa nabihakanye noneho Proxima nk'abantu ibyo bintu byose nk'uko mbibabwiye ikindi iri ku buryo bw'ikirere iri friendly na environment n'iki ukumva ntago yangiza ikirere kuko nta hantu dutwikura bibona nawe wapi ni imicanga twivangira n'agasima n'iki nta myotsi yagize ikirere nta shyamba dutwika uyu mucanga uva he Urikumva umucanga uva aho byagenewe aho byagenewe ko nibazaga icyo nashunza n'umucukura nahabuze urikumva nta kirere twangiza nta shyamba dutema ntaki ni ibintu byiza dukorera ahanga kandi ikindi abantu kuyabona aya matafari akorerwa mu Rwanda nta bintu byo gutuma mu ndege kandi nanone aho uyashaka hose yorohera uyakeneye kuyabona ku gihe uvuga ngo akamashini ukukimura Proxima razamamaje kwere bantu rero mushaka kubaka uko abantu batuma basenya amazu bubatse n'ibirahure abantu bashaka kubaka baze bagure Proxima mumpamagare mbabumbire yego kandi aho niho wakabaye wahereye umva ni gutya bagwamagara ubabumbire mbabumbire aho niho wakabaye wahereye so tugana ku musozo rero unafite filime nshyashya basa wumvaga ndi bugende ntayikubajije yitwa gutari inkomoko ni siri ni seri oya irarangira ukina ka episode kakarangira ugatangira indi ni episode dukora episode ikarangira ukavuga ku nkuru runaka ugeze kuri filime ya kangahe episode ya 38 mu gihe kingana iki mu gihe cy'amezi abiri mu mezi abiri episode 38 ni filime wabonye abantu bakiriye gute njye nshingiye kuntu njye njya gutangira ino filime rero Emi ntabwo nari nzi ko abantu bazanayireba ntabwo nari nzi ko azajyana views 1000 oya kubera iki se wayikoze uzi ko utazareba njyewe urumva ko ni kwa kundi arega buri aho kugira ngo wibeshye sibyo wibwiza ukuri baravuga bati se abantu 1000 ndabafite ariko naje gusanga ni ukuri abanyarwanda muri abantu beza baragukunda hafi 60 mu gihe cy'amezi abiri okay wari waratinze sawa komeza ni filime navuga ngo ukuntu abantu bari kuyireba ni ukuri njyewe bima icyizere ko ndamutse nindamuka mbakoreye n'indi projet urumva njye njya kubikora donc ni kwa kundi uvuga ati ariko njye wagerageza bino bintu nkareba ukuntu bimeze hari mfite location mfite ibikoresho ntakodesha byanjye
avuga nta kintu kinini kingoye ku buryo ntakora bino bintu. Ufite amatara, ufite sound, ufite kamera, ufite location, abantu kuba ufite n'abantu kandi n'abantu buriya tuba tubafite kuko muraganira n'iki bakakorohereza cyane. Hanyuma mbona rero kuba nabikora ntabwo ari ibintu nyine bigoye, ndavuga reka ngerageze ntangiriye kuri uku nguku nkore gutya, wenda ejo nzagira igitekerezo kinini cyagutse, ariko byubuze nabanje kumenya ukuntu kuri tele nyine biba bimeze. Hanyuma ntangira bagira gutya barayikunze, barayikunda, ndanabashimiye uburyo bakomeje kuyireba, barebe n'ibindi bice byose abantu batayirebye mujye kureba, mukore subscribe. YouTube channel yitwa Dusenge Crenie. Bagende bakore subscribe, bakore share, bayisangiza abantu. Hariho filime episode 38 sabona yazirangiza 38. Rero ubwo rero ako gafilime mukarebe mugakunde nakanje nak'abanyarwanda nak'abakinnyi banje nak'abayemi bagwa amafaranga baba amafaranga yego nibyo, ariko nibyo akora filime naje gusanga atari ibintu byoroshye. Ajya niyo yambere warukoze? N'ubwa mbere nyine ndi muri test. N'ubwa mbere warukoze filime? Wararyohewe? Ngiye kintu nashakaga ubundi ndashaka kuvuga ngo ndebe ese nakora na episode igasohoka ikajya hanze ari iyanjye, ari iwe wayikora nayo mva urayiyandikira? Ninjye nandikanye na Rugaba turafatanya, yego turicara tukagenda tugahura tukicara tukandika twiyandikira ku giti cyacu, nimwe muyiyobora tukanayikina. Ikintu tudakora no kweditinga no kwifilima, wenda byo ntabwo tubishoboye, ariko yaba ibindi bintu byose nitwe tubikora. Abantu rero bagende bayirebe bayikunde, hanyuma nizere ko nabo batazicwa n'irungu kubera kuzabaha izindi. Uyu munsi wakoze cyane kungendesha, by the way yanshyizemo n'akenda kabo inyuma. Urashaka ko bareba nyasha? So gaye nguko rero yakoze cyane kuma nakenda ka fresh ko kugendana, yagira ngo simitantarukira ingofero yo nayimusubije ntabwo nishyiriyemo akanje. None se nayikwambara iyi ngiyi kandi ifitiye. So guys mwakoze cyane kubana natwe, ibu ni uburyo bushya bwo gukora ibiganiro bi supporting urubyiruko bagenzi bacu ba muri creative industry. Ku rundi ruhande mu bundi buzima baba mu biki niki kibinjiriza, buri gihe tubabona mu mafilime nk'ibi ngibi, tukabora tubabona mu bintu bitandukanye, ariko ku rundi bafite ubundi buzima babamo. Niyo mpamvu tugiye gutangira kujya tuva muri studio tugasimbukira aho baba kugira ngo tumenye ibyo baba bahugiyemo. Crenie wakoze cyane kuduha umwanya wawe uyu munsi. Mwakoze cyane Emi, namwe kuza ahangaha ni ibintu byiza. Abashaka kuguha akazi bagukura he? Bampamagara kuri nimero 0788 24 00 80. Iyo ni yawe? Yego. Business ni ibindi iyo ni yakazi. Yego yakazi. Nayigezeho ni ya 0788 24 00 80. Ni wowe yitaba se? Yego. Cyangwa se bakanyandikira. Umuntu yayihamagara avuga n'ibindi bitari akazi se? Oya. Vuga ibindi. Umuntu ashobora kuba ashaka nko kugusuhuza. Kunsuhuza? No kukwifuriza umunsi mwiza, no kugusengera wenda kuguhesha umugisha. Kavuga ati Crenie rwose uyu munsi urakeye, ugira umunsi mwiza. Ibyo byaba ari byiza. Yaguhamagara nawe nta kibazo. Ibyo nta kintu bitwaye. Crenie umunsi mwiza, Crenie turagusengera. Hanyuma cyabakanyandikira kuri Instagram yanjye Dusenge Crenie, cyangwa no kuri izindi mbuga nkoranyambaga zose nkoresha amazina yanjye ni Dusenge Crenie aka Madederi n'izindi menshi cyane bitewe na filime muzimo. Wakoze cyane, reka tukure gukomeza akazi rero. Mwakoze cyane Emi kudusura. Thank you.